yawe ugiye kurimbuka ariko kuko Imana ari kuri kongera ati ariko ni wemera ukihana nzakubabarira yego ngubwo ubuhanuzi buvuye ku Uwiteka Imana ntabwo uvuga ngo ugiye kurimbuka bw'ica karongo uvuga ngo kubw'ibyaha byawe nzaguhana ariko ikongera ngo ariko ni wemera ukihana nzakubabarira kuko ni Imana imbabazi ngubwo ubuhanuzi buvuye ku Uwiteka Imana ibyo byose birasobanutse kati dushaka kubwira abantu kugira ngo bave mu rungabangabo basome ijambo ry'Imana umva icyo Imana ivuga kandi ntago Imana yakibitambo kandi ibintu bimeze gutya na gutya no bimeze nk'ibyo mu bapfumu oya ibitambo biba mu bapfumu ibitambo biba mu bapfumu mu bapfumu n'abo bitambo ariko kubizera Kristo yes igitambo cyo kuri ni Yesu Kristo kuri iki kintu cy'abahanuzi nacyo utazabona utitire wese ukagira ngo ni umuhanuzi utazabona uvuga indimi wese ukagira ngo ni umuhanuzi reka da kuva umuntu avuga indimi zino tuvuga ngo tubona batitira bavuga haruzi zivuga azivugishijwe n'Imana ariko nanone hari n'indimi abantu uzabona hari n'abavuga indimi batazivuga bazivugishijwe n'Imana ahubwo bakora satani n'abasengera mu barangi nabo bavuga indimi hari ikindi abantu ubibona bitwaza ngo runaka ngo turahura ngo akambwira ngo akakubwira byose ngo kugeza no kukenda k'imbere reka da n'abarangi barahanura ndetse baranarondora nese mubwiye ngo ni umukonikoni bagiye amahuri ntabwo Imana ikorera mu mahuri ntabwo Imana ikorera mu mahuri ibyo nza bikora mbese nabwo ngo ni umukonikoni izo ni imbaraga za gishitani akorana ikinyoma cyane simbishyigikiye sinanabishyigikira rwose yego rero kambifurije umugisha w'Imana mu gihe ishyano ihirwe mu byo mukora byose mu izina rya Yesu Kristo ndi kumwe n'umukozi w'Imana muri kano kanya niyo tugiye kubana nawe muri kano kanya reka mbasabe kugira ngo muze kubana natwe dutangire dusozanye kandi mbahe n'ikaze mu kiganiro kugira ngo tuze gusangira umugisha Imana yatugeneye turakwakira mu izina rya Yesu murakoze cyane nishimiye ikaze muduhaye Imana ibaho umugisha meze neza turashima Imana makuru ki makuru ni meza turi amahoro buryo ubonye bucyara amahoro burya nta gitangaza reka kirenze icyo yego kuko kuryama no kwa buri wese ariko kubyuka so kwa buri wese ibintu benshi babyuka baryama ntibabyuke rero muri byose tugomba gushima Imana amen hashimwe Yesu wabikoze amen reka tuguseke kandi suza no duteza amatwi muri kano kanya ndabaramukije bene data nshuti z'umusaraba aho muri hose mu mpande zitandukanye z'isi ndavuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe turabakunda kandi twishimiye kuba muri uyu mwanya mwiza wo gutambutsa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo amen wabwo umugisha n'Uwiteka Imana ntago turatinda cyane ndashaka ko tugiye gukora ikiganiro kandi turakora ikiganiro cyiza ndabizi ko umwuka w'Imana ari kuri twebwe kandi agiye kutuyobora reka tugusaba usenga Imana umwami Imana yera Imana y'amahoro gira neza urera kiranuka urakiza izina ryawe Mesiya mwiza nuhabwe icyubahiro nimero bane natwe muri aka kanya umwami Imana tuyoborwe nawe ijambo ryawe mwami ubutumwa mpaye gutambutsa saba rigiyewe ahubwo niyoborwe n'umwuka wera ni mu izina ry'Yesu mbisabye amen amen ni karibu mba bamaze ukatuganiza cyangwa tukataya twiganirira nta kibazo ariko ndifuza ko tuza kuganira ibintu byinshi cyane kandi bifasha abantu bifasha abakristo muri no minsi cyane kandi igihe birimo n'impuguro ariko kandi ndashaka ko tujya tuganira cyane cyane ku murimo w'Imana muri iki gihe twita igihe kigoye igihe cy'imperuka ese umurimo w'Imana iyo murebye nkamwe bahamagaye gukora umurimo w'Imana cyangwa se mwejeje gukora umurimo w'Imana muntu umurimo w'Imana uhagaze gute muri no minsi umurimo w'Imana muri iyi minsi ntabwo uhagaze neza ntabwo uhagaze neza ariko ahanini wishwe n'abakagombye kuwukora bakagombye gukora umurimo w'Imana niba bawishe gusa byo ibi ngibi tubona by'insengero benshi babyibishye ntabwo ari ryo torero itorero burya rya Kristo riri mu ibanga niyo mpamvu rero muri byose utangiye mbaza ku murimo w'Imana mbaze ku murimo w'Imana muri minsi ndavuga ngo jewe ndababaye cyane kubwo umurimo w'Imana ndababaye cyane
ariko Pawulo rimwe nawe yarabivuze yandikira abagalatiya mumbabarire ntabwo ari ugushira isoni nibivuga yandikira abagalatiya avuga ngo yemwe abagalatiya b'abapfapfa ninde wabaroze ko mwatangije iby'umwuka mukaba muherutse iby'umubiri yarebaga imisengere cyangwa se imyitwarire bikagaragara yuko abantu bataye iby'umwuka n'igihe rero abantu bataye iby'umwuka n'igihe imbaraga z'abera ziri kumenagurwa mbese turi muri cya gihe cy'ubuyobe navuga ngo nje kuri kamera njyewe ndababaye yo maze kureba ibiri gukorwa mu murimo w'Imana ndababaye ariko nubwo niba mbabaye nge ndi umuntu Imana nyiri umurimo uyo ibabaye kurusha abantu Imana tugiye neza kubera ko abantu bari muri cya gihe navuga ngo cy'ubuyobe bari mu gihe cy'ubuyobe hambere umuntu umwe aherutse kumpamagara arampamagara ngo nimusengere musengeye noneho arambwira ngo birantangaje kubona unsengeye ngo ariko ngo ntunyake igitambo nza kumuganiza ndabaza ngo bisi igitambo no kuvuga iki ariko mbonera kubwira abantu bari gusengera abantu babaka ibitambo nta gitambo kibaho umuntu yatanga cyamucungura ugasanga umuntu akubwira ngo kugira ngo gusengere banza umpe igitambo banza utange ibi n'ibi mbese banza utange igitambo ariko nukubeshya ni ikihe gitambo umuntu yatanga cyamucungura ariko simvuge cyane kuba byaka n'ababitanga ubwabo navuga ngo nabo bari mu buyobe ndetse ari bishoboka bakanahanwe cyane noneho umuntu kandi kugira ngo bibake umuntu akakubwira ngo kugira ngo ngusengere cyangwa bigende gutya akabanza akagutera ubwoba urapfuye none yamara kumubwira ko apfuye wa muntu akarara adakoza amaguru hasi ati nintabitanga ndapfa noneho akabitanga mbese akabitanga nose mvuga iki se mvuga se abantu benshi bamaze gusambanyirizwa muri za deliverance basambagijwe mu byumba by'amasengesho basambagijwe mu butayu bari gusambanywa n'abandi se nabita abakozi b'Imana mbese ibyo bitumye bigahisha izina ry'Uwiteka Imana navuga ngo rero abantu ikiri kubitera nta kindi nuko abantu batagisenga batakiga kubana n'Imana noneho bakaba birukanka inyuma y'abantu rero abantu nibasenge Imana bave inyuma y'abantu bitewe n'iki kubw'iyo mpamvu bitumye n'abantu benshi bari kwishyuza Imana amasezerano ariko Imana itarayabahaye barayahawe n'abantu umuntu agahora asenga Imana soreza amasezerano ariko rimwe na rimwe harimo abari kwishyuza Imana amasezerano itarayabahaye barayahawe n'abantu kubw'indonke babashakaho kubw'ibiguzi runaka babashakaho rero ntabwo Imana kugira ngo igire neza umuntu yaka igitambo muntu waka ibitambo ntabwo watumwe n'Imana watumwe na Satani kandi Satani ukorera uzarimbukana nawe yewe nawe bitanga ntabwo uri mu murongo mwiza w'Imana ntabwo Imana kugira ngo gukize ayigusaba ibitambo ahubwo igusaba kwizera no gukiranuka nicyo gituma Imana igira neza umuntu wayo rero abantu nibagaruke ariko muri minsi mbese byo ndavuga ngo nakaga imbaraga z'abera zaramenaguritse urahura nabo wabuze abakozi b'Imana ukavuga ngo mbese abantu bari kuva hehe bakajya hehe abantu bagaruka bangi bashaka Imana yego ugarutse kuri ibyo bintu by'ibitambo tugaruka ku bintu ku mvugo yo kugenda bakoresha cyane reka tubwire abantu yuko mwivuga butumwa dukora wenda tumenye dusegure n'ikiganiro cyacu tujye gukora muri kano kanya dukora umurimo w'Imana tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko kandi duhagaze no mu cyuho ntago twakwemera yuko umurimo izina ry'Imana rikomeza gutukwa n'abanyamahanga kandi bitewe na bamwe mu bitwikiye igishura cya Yesu bitwiki igishura cya Yesu ariko Yesu atabarimo baza bamwibisha ntibamurimo bambaye igishura cye mu murimo w'Imana dukora no kurwanya ibyo bintu kugira ngo kuko abantu benshi muri no minsi bari kwanga abakozi b'Imana bari kwanga Imana bitewe na babandi
mu bintu bitugenza hano no kurwanya abo bantu bashaka gutukisha izina ry'Imana, bashaka gutuma, bashaka kuba bariyeri bagatuma abandi bantu badatambuka. Mu ntego zacu nazo turazifite. Yego. Kandi nawo ni umurimo w'Imana, bitukura neza Imana izaduhera cyane. Wagarutse ku bintu by'ibitambo, ari ikintu cyitwa ngo igitambo cya Bibiliya muri no minsi giteje akaga mu bantu. Ariko kana ari akantu uvuze gato ngira ngo dusobanure neza, tubwiye ngo n'abatanga igitambo bazahanwa, ndabyemera. Ariko ari ikintu, hari umuntu twavuganye ambwe ati iyo bari kuguhamagara bakoreka ko ari abakozi Imana bavuga indimi nyinshi cyane, ati nudakora iki ngiki Imana imbwiye kurapfa. Yabwiye rero wa muntu utarajya kuri level ariko ariho yo gusenga, yumva koko nadatanga izo Bibiliya 100 no gupfa ashobora gupfa, akabikora agagira ngo arengere ubuzima bw'abana be cyangwa umugabo we cyangwa umugore we kugira ngo adapfa, kugira ngo arengere akazi ke, kugira ngo atakavanga uko niko bababwira, amubwira ikintu kimutera ubwoba cyane. None uwo nguwo bateye ubwoba bakamufata n'intege nke atarakomera mu gakiza, afite ikibazo kihe? Niho ushaka kujya mu manzu tusobanura abo bantu. Impamvu ya mbere, impamvu itera ibyo ngibyo byose nuko abantu mbese bafashe Imana uko itari. Mbese ubundi Imana ibera hose icyarimwe kandi ikunda bose. Mwenda ukigeje rero watabusemo kabi kugira ngo umuntu wese yigerereyo. Ntabwo rero Imana igira abakomisiyoneri ngo mbese igira abo yumva nabitumva. Ni ukuvuga ngo icyambere gitera ibyo byose, abantu bakunze ntabwo bagisoma ijambo ry'Imana. Abantu ne basoma ijambo ry'Imana, barebe mu batubanjirije, barebe mu bakoze umurimo mbere yacu, barebe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Warambajije ngo mbese uyu muntu bateye ubwoba wamaze uri gutanga ibyo bitambo kugira ngo bimucungure. Ni ukuvuga ngo kuri icyo kintu cy'igitambo mbazisobanurira abantu. Igitambo byatangwaga kera Kristo ataraza, bagatanga amapfizi, bagatanga intama, cyangwa bagatanga iby'agaciro, umukene agatanga inuma y'intungura. Ariko Kristo amaze kuza agiye ku musaraba, nicyo gitambo kizima cyo gucungura umuntu. Nta n'ikindi gitambo kizabaho. Rero nta kintu umuntu yatanga cyamucungura. Ubutunzi bw'umuntu ntibwamucungura, amafaranga y'umuntu ntiyamucungura, mbese nta kintu umuntu yatanga cyamucungura. Banze basobanukirwe icyo ngicyo. Ariko nanone simvuze ngo abantu ntabwo nshishikariza nanone abakristo kwanga abakozi b'Imana. Ntibazabange, babakunde. Ni ukuvuga ngo no guha umukozi w'Imana sikosa, ariko ukamuha bivuye ku mutima wawe, ukaba wamufasha, cyangwa se mu murimo Imana ukaba watanga icyacu, ukaba watanga amaturo, n'ikindi cyiza wakora cyo gushyigikira umurimo w'Imana ukagikora. Ariko sagusabye bwo atabyitiriye Imana, agusabye rero ndashonje, agusabye rero kurya, hari cyabyo byawe ariko atanagusabye, niko Imana ivuze, anagusabye cyangwa se akakubwira n'ikindi wakora kiri mukuri, ntabwo ari icyaha. Noneho rero icyaha kizaba ryari? Kwa kutanga ikintu mbese bwa buyobe wa mukristo we namushinja ubuyobe, kumva yuko ikintu icyo ari cyo cyose kimuteye ubwoba, mbese ngo nadakora icyo kintu arapfa. Ndagira ngo mbanze babwire ngo uzakubwira ngo tanga igitambo ngo nutagitanga urapfa, azaba kubeshya. Ahubwo uzatanga ikintu kikuvuye ku mutima, nicyo kintu Imana izaguheraho umugisha. Yego. Umuntu ashobora kukuvugaho ikintu akubeshyira, ashobora no kukivugaho ari ukuri. Umuntu ashobora kukuvugaho ibintu ari byo, ashobora no kubikuvugaho akubeshyira. Aba yakubeshyira rero, ntabwo nabwo wajya kwirwanisha umubiri uvuga ngo umuntu ngo arapfa, ahubwo aratuza, Imana ikagira gute ikakurwanirira. Nanone niba ari ukuri ukisanga amakosa,
ahubwo aho kubwira umuntu ngo arapfa ahubwo wapfukama ukihana ugasaba Imana imbabazi ukongera kwishimirwa n'Imana. umukozi w'Imana biravugwa birahwihwiswa yuko hari abantu bitwa abakozi b'Imana cyangwa se bitwa abahanuzi bakora n'imbaraga z'abapfumu, akagenda akakubwira gutya turapfa, akatajya mu bapfumu gutanga ibitambo mu bapfumu kugira ngo bakunde bakwice. Byagiye bivugwa kenshi cyane. Akagera akabwira umuntu akahita aza akavuga ati twagiye tubibona mu minsi yashize twiza no kubivugaho, akajya akavuga ati kavuza nduru mu minsi 3 araba yapfuye, kumbe n'amakuru avanye mu bapfumu cyangwa se mu bandi bantu yatanze ibitambo. Sofa turashima Imana yuko ntago bijya bisohora, ariko ahanini bivuga yuko aba ari amakuru bagiye kuroguza mu bapfumu cyangwa bavuga ati tugiye kumuteza ihembe ko yenda kose rizamwica uhite wemerwa kuri umuhanuzi. Biravuga ko ibintu biri kubaho mu bantu biyita abahanuzi. Erega kuri iki kibi cy'abahanuzi nacyo utazabona utitira wese ukagira ngo ni umuhanuzi, utazabona uvuga indimi wese ukagira ngo ni umuhanuzi. Reka da kuva umuntu avuga indimi zino tuvuga ngo tubona batitira bavuga, haruzi zivuga azivugishijwe n'Imana, ari Imana yazimuhaye, kuko indimi ni mbese ni impano izitanga. Ariko nanone hari n'indimi abantu uzabona ari n'abavuga indimi batazivuga bazivugishijwe n'Imana, ahubwo bakora Satani n'abasengera mu barangi nabo bavuga indimi. Hari ikindi abantu ubibona bitwaza ngo runaka ngo turahura ngo akambwira ngo akakubwira byose ngo kugeza no kukenda k'imbere. Reka da n'abarangi barahanura n'abarangi barahanura ndetse baranarondora mwuka barangi nabo barerekwa baranarondora. Rero kuba umuntu yavuze indimi cyangwa akakubwira ibyawe si cyo kigaragaza ko ari umukozi w'Imana. Ahubwo kigaragaza umuntu ko ari umukozi w'Imana. Petero yabaje Yesu ngo tuzababwirwa n'iki? Abavuga iby'ukuri turababona, n'abavuga ibitari by'ukuri turababona, tuzabwirwa b'ukuri n'abaye. Yesu avuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntusaka ngo nuko umuntu ahanura nuko umuntu ngo akoreshwe imirimo n'ibitangaza, kuko rero bazabikora ariko bakora Satani kugira ngo yobye intore z'Imana. Ahubwo imbuto umuntu yera nizo zigaragaza niba ari umukozi w'Imana. Yego. Hama nimba hari abantu bakora n'abarangi bakaza bakavuga indimi y'abantu bakajya n'abahanuzi, turamenya umuhanuzi w'ukuri gute? Umuhanuzi w'ukuri nicyo nukurebera muri Bibiliya. Ijambo ubuhanuzi bugenzezwa ijambo ry'Uwiteka Imana. Icyambere Imana iracyaha igahumuriza ndetse ikavuga n'ibyenda kubaho. Ariko noneho noneho ikindi ubwo buhanuzi ntabwo ubuhanuzi buza buvuga ngo nudatanga iki ngiki ngo urapfa, ahubwo ubuhanuzi Imana irigana urukundo, irahumuriza ikagucyativa mu byaha. Utava mu byaha nibyo uzarimbuka, ariko niwihana uzabona ubwami bw'Imana. Rero ni ukuvuga ngo tugomba kureba mbese nyuma y'ubwo buhanuzi hakurikiyeho iki. Ubwo buhanuzi iyo hataje ikintu cyo guhumuriza ntago ari ubuhanuzi. Imana icyambere iracyaha, igacyaha, aribwo ijambo ry'Imana rivuga ngo n'abantu nibemera bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu, ariko niba ngakumva inkota y'Uwiteka izabarya. Imana iracyaha. Ikindi igahumuriza, niwagaruka nanjye nzakugarukira. Ikindi nyuma yo gukiranuka bizagenda gutya uzabona ubugingo. Uyu munsi rero nk'umukozi w'Imana, iyo urebye ibyo bintu biri gukorwa n'abari kwitirira umuhamagaro, akamvuga gutya kwitirira umuhamagaro, bakari gutuma abantu benshi batiza ku Imana. Hari umuntu twaganira araje narambwiye ati ikiri ku biranga bino bintu, umuntu wese utanze amafaranga yaba ari abantu ahita ayakira umwuka w'inyatsi. Ni ukuvuga ngo ni ikihe kintu kigogukije muri ino minsi kugira ngo usigasire umurimo w'Imana?
ikintu mbwira abantu nibongere basenge we bongere basenge Bibiliya bivuga neza ngo wizera umwana w'umuntu avumwe bikwizera abantu ngo babone yuko ari ibitangaza ahubwo abantu bizera Imana meze neza cyane twati mu kiganiro cyacu ariko kandi tugira ngo dukure abantu mu rujijo cyangwa se mu rungabanga nkumvishe akandi kantu kamwe uze kumbwira bavandimwe umuntu arampamagaye arambwira ati eri faranga bari bavandimwe umuntu arampamagaye arambwira ati Erize yewe uyu mwaka utararangira amezi 2 ndakwica tugiye kumva kakawodiyo ntabwo nzapfa niyo sha ese ndaje nkumvishe ko nshaka kumva abantu batangira kujya kubirepetera mu mashyamba abandi bakajya babirepetera mu tubari mwabonye umusore waje anavuga ukuntu bajyaga kurepeta izi ndimi n'uburyo bazatera abantu ubwoba izi ndimi yawe ugiye kurimbuka ariko kuko Imana ariko ikongera ati ariko ni wemera ukihana nzakubabarira yego ngubwo ubuhanuzi vuye ku Uwiteka Imana ntabwo uvuga ngo ugiye kurimbuka bw'ica karongo uvuga ngo nukubwira ibyaha byawe nzaguhana ariko ikongera ngo ariko ni wemera ukihana nzakubabarira kuko ni Imana imbabazi amen ngubwo ubuhanuzi vuye ku Uwiteka Imana ibyo byose birasobanutse kati dushaka kubwira abantu kugira ngo bave mu rungabangabo basome ijambo ry'Imana umva icyo Imana ivuga kandi ntago Imana yakibitambo kandi ibintu bimeze gutya na gutya bimeze nk'ibyo mu bapfumu oya ibitambo biba mu bapfumu ibitambo biba mu bapfumu mu bapfumu n'abo bitambo ariko kubizera Kristo yes igitambo cyo kuri ni Yesu Kristo Imana igumugisha reka dukomeze twiganira tujya tugana byinshi tubwira abantu kugira ngo bakomeze bakurikire ibiganiro byacu kandi bageze ku musozo bari bwungukiyemo byinshi reka dukomeze bumvishe abantu wabo bazi abo bana amajwi ndayumvise numva ndabazi hari umuntu ushobora kubona uri umukozi w'Imana turi kuvuga butumwa akavuga ati wasanga nawe umeze nkabo uri nkabo abantu ntago nshaka kuvuga amazina nta cyadufashe mu ivuga butumwa ese ko isavuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo mwaba mwifatanije mwamukorana nimba ubazi mujya mukorana nyine ibintu bimeze nk'ibyo ni ukuvuga ngo nk'umukozi w'Imana mu byo ndwanya ikinyoma yego ndwanya ikinyoma kubera ko utakirwanyije ubwo waba ugishyigikiye ndwanya ikinyoma cyane simbishyigikiye sinanabishyigikira rwose yego niko kuri ubwo rero abantu nibave mu rungabanga batazagira ukwitiranya nawe akaguhuza nabo akavuga ati nyamara nawe nk'abandi Petero nyamara nawe ngo ari kumwe na reka ntabwo nabishyigikira mu byo ndwanya rwose mbirwanya nivuye inyuma kuko izina ry'Imana ryaratuzwe cyane riri gutukwa cyane kubera abantu bishe umurimo w'Imana rero ubuhanuzi suko Imana itavuga ibikomeye yego ariko ubuhanuzi buvuye ku Uwiteka Imana ivuze ibikomeye ariko iranahumuriza maze kukubwira bwana munyamakuru yawe ugiye kurimbuka ariko kuko Imana ariko ikongera ati ariko ni wemera ukihana nzakubabarira yego ngubwo ubuhanuzi vuye ku Uwiteka Imana ntabwo uvuga ngo ugiye kurimbuka bw'ica karongo uvuga ngo nukubwira ibyaha byawe nzaguhana ariko ikongera ngo ariko ni wemera ukihana nzakubabarira kuko ni Imana imbabazi amen ngubwo ubuhanuzi vuye ku Uwiteka Imana ibyo byose birasobanutse kati dushaka kubwira abantu kugira ngo bave mu rungabangabo basome ijambo ry'Imana umva icyo Imana ivuga kandi ntago Imana yakibitambo kandi ibintu bimeze gutya na gutya bimeze nk'ibyo mu bapfumu oya ibitambo biba mu bapfumu ibitambo biba mu bapfumu mu bapfumu n'abo bitambo ariko kubizera Kristo yes igitambo cyo kuri ni Yesu Kristo Imana igumugisha reka dukomeze twiganira tujya tugana byinshi tubwira abantu kugira ngo bakomeze bakurikire ibiganiro byacu kandi bageze ku musozo bari bwungukiyemo byinshi reka dukomeze bw'ukuri ni Bibiliya abantu basenge basome Bibiliya kandi ikindi babane n'Imana nibabana n'Imana mwuka wera azajya bayobora abahe amakuru kuko Imana itanga n'ubwenge kuko ubwenge nibwo bugenzura impano zose yego kugira ngo abantu bamenye ukuri
tujye tubabwira ibintu, tubabwira yuko ibintu biriho. Mube maso, musenge, musengeshe umwuka iteka. Cya kabiri, musome ijambo ry'Imana, muzabanamo byinshi. Komeza mushe. Imana mu ijuru bagire neza. Turi kugana ku musozo, reka dusome iri jambo Abaroma 12 umurongo waho wa kabiri, aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Rero ijambo ry'Imana ravuga ngo ariko ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Paulo aravuga ngo arandika avuga ngo abantu ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Imana itujye neza, Imana ibane natwe, kuko turi muri cya gihe kigoye. Niba uri umukozi w'Imana, niba uri amagabo usenga, uri umupasitoro, uri umuhanuzi, uri umubwirizabutumwa, ntiwishushanye n'ab'iki gihe. Imana tugire neza, turi mu minsi igoye. None kuki urabuza abandi kunywa inzoga ukazinywa, ubuza abandi gusambana ugasambana, ubuza abandi kwiba ukiba, ubuza abandi gukora ibyaha ukabikora? Mbese uri kuva hehe uri kujya hehe? Ubuza abandi gukora ibyo ariko ukanga ukabikora. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo ntiwishushanye n'ab'iki gihe. Nuko Yuda arandika aravuga ngo bimeze bityo, aravuga ngo harimo bamwe baseseye rwihishwa. Harimo abaseseye rwihishwa, bafite ishusho yo kwera ariko atari yo kwera, bagaragaza ishusho yo gukiranuka ariko atari gukiranuka. Harimo abaseseye rwihishwa, baraseseye. Imana tujye neza, Imana iturenge. Ariko Paulo avuga ngo nubwo bimeze gutyo, ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Wewe wamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, muhinduke rwose mugize imitima mishya, nukora ibyiza uzashima n'Uwiteka Imana. Rero ntimwishushanye n'ab'iki gihe, muhinduke rwose mugize imitima mishya. Imana itwiteho, muhinduke rwose kwishushanya n'ab'iki gihe. Imana idutabare, ijye neza abantu bayo, abantu bongere bakizwe, basubire ku isoko, basubire ku rufatiro. Mbese abantu bongere bashake mu maso Uwiteka Imana. Ikiri gutera ibyo byose ni uko abantu batagisenga, ni uko abantu bacitse intege. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kugwa, iyo umuntu amaze kugwa yataye Kristo, nta kintu na kimwe atakora. Rero Imana igire neza abantu bayo, abantu bahinduke. Ariko ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Imana tujye neza, kugira ngo rero ikiganiro cyacu kitaza kuba kirekire, reka duhindire ahangaha, ahubwo turangize dusenga Imana. Imana mu ijuru tujye neza, kandi ikomeze kubana natwe, itwambike imbaraga muri byose. Amen. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana ku butumwa utambukije. Ariko kandi buzigiye, katwe ko buzigiye. Amen. Sinzi nimba hari ikindi kintu waba wibagiwe, ariko kugira ngo tugane ku musozo. Ntacyo, abantu nibasenge Imana. Niwe butumwa wagenera abakristo cyane cyane reka mvuge intara ya gatanu yacu ya diaspora. Ndumva nshaka kugenera ubutumwa cyane muri no minsi, mu kino gihe gikundi mu bantu bari kubeshywa cyane. Ikintu kubera ko ibintu byo gusenga cyane nabagenera, ubutumwa nabagenera. Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko akiri, ntabwo yahindutse. Uko yakoraga n'uyu munsi aracyakora. Ya Mana yavuganaga nabo kera na n'uyu munsi iracyari Imana. Bamwe bariye kuko bahawe amasezerano n'Imana, kandi irangije yasohoza. Rero ni ukubabwira ngo Yesu Kristo niwe gitambo kizima, niwe mucunguzi w'isi, niwe mucunguzi wacu. Nta kintu umuntu yatanga cyamucungura. Ubutunzi bw'umuntu, ubwenge bw'umuntu, ubushobozi bw'umuntu ntibwamucungura, ahubwo umuntu acungurwa na Kristo, kandi yarabacunguye. Imana igumugisha. Reka tugusabe rero usoze utanga nimero za telefone dusengera Imana. Murakoze cyane. Reka dusenge. Tanga nimero za telefone mbere byose. Nimero za telefone ni 0786 94 64 82 0786 94 64 82.
2022. Imana tugire neza, Imana mu ijuru ibane natwe, kandi mbwira abantu ngo nibakomere. Nepo ntarasenga erega bino bintu bibabaje. Umuntu mweretse kumamagara, aramamagara angisha inama, arambwira ati mukozi Imana, umuntu yarambwiye ati nsengera, nambwiye mu kunsengera, ati noneho arangije arambwira anyaka igitambo, ambwira ko ari bujye ku mugezi akitwaza amagi y'amahuri ari buyamenere mu mugezi. Akitwaza amagi y'amahuri. Mureke mbabwire, nese mubwiye ngo ni umukonikoni amagi y'amahuri. Ntabwo Imana ikorera mu mahuri. Ntabwo Imana ikorera mu mahuri. Ibyo nza bikora mbese nabwo ngo ni umukonikoni, izo ni imbaraga za gishitani akorana nazo. Nese mubwira ntuwuse umuntu w'Imana. Si umuntu w'Imana. Hibaze titanga igitambo, nindangizwa aka kanya tuvugana we namaze kugera ku mugezi n'amagi y'amahuri ngiye kwameneramo. Ndabwa ngo si umuntu w'Imana, izo ni imbaraga za gishitani. Cyakoze arankundira ahita abivamo, ahita abivamo. Nibyo yavugaga rero, abantu muri misi baragowe, abantu baragowe. Abantu rero bambara imbaraga z'Imana basenge. Niyo mpamvu babwira ngo uguhere mu itangira ukageza mu byayishuwe. Petero ntiyakoresheje amahuri, Yohana ntiyaba yakoresheje, na Paulo ntiyakoresheje. Ibyo biva hehe? Rero ariko nawe yabanje kubyemeraho, nuko yamamagaye nkamusobanurira. Umwuka w'Imana amuyoboye. Rero abantu ntibasenge bave mu buyobe. Kristo yarabacunguye, ntabwo ari ngombwa ibitambo. Reka dusenge. Mana ndagushimira, ndaguhimbaje, uri Imana amahoro, mva gusenga, urahambaye, urakiranuka, urakiza. Izina ryawe Mwami Imana uhabwe icyubahiro. Nyuma tugire neza, turengere kubw'ubuntu bwawe, twambika imbaraga muri byose, turwe n'ijambo ryawe neza. N'imbaraga za Mwami Imana irasi tuyobore, ba mu ruhande rwacu, tujye neza, turenge, turwanirire. Mana tuneshereze, Mana dutabare, tujye neza, tugote muri byose. Abantu mumva kuri kw'ijambo ryawe, ni mu izina ry'Yesu mbisabye, amen. Amen.